turashima cyane leta y'u Rwanda n'umushinga Kiwipu wakoranye na Reserve Force badukoreye igikorwa kinini kandi cyiza cy'ingirakamaro. Mbere twavaga aha tugakora ibirometero 6 binarenga, inka zikagerayo zananiwe n'amazi kuyanywa bikaba ikibazo. Zataha umukamo birumvikana ko umukamo nta wavagamo. Kuri ubwo rero ubu ngubu inka mwazibonye zimeze neza. Byahungabanyije kinini mu mibereho yanjye ari mu buryo bw'imibereho isanzwe, nta mafaranga twabonaga. Inka bayijyanaga ku isoko ugasa naho ujyanye ihene, amafaranga wateganyaga ntuyabone. Ariko kuri ubu rwose inka uyijyana ukabuza uko uri bubona amafaranga kandi ibyo wateganije uri bubibone. Tuza hano mbere twavomaga amazi mabi cyane, amazi y'ibyondo, y'amariba, amafukurano, amazi y'ibyondo. Ariko rero mu gihe tuyaboneye amazi mu gihe gito tuyaboneye amazi, n'amazi meza cyane, ntacyo tuyanenga. Hano bameseshaga amazi mabi cyane, ari imyenda ntabwo imyenda bamesaga ngo ike, bamesaga imyenda kazamo ibizinga. Ariko aya mazi ni meza cyane kuko imyenda yaho yose yabahamesera ntacyo bajya bayanenga. Ahangaha turi ni mu gace ka Mucucu, ni agace kiganjemo ubworozi bwinshi muri uyu murenge wacu, ariko none kagira imbogamizi zo kubura amazi. Hanyuma rero aha turi ni igikorwa cyakozwe n'umushinga Kiwipu, umufatanyabikorwa w'akarere kacu ka Kayonza, cyo kugeza amazi muri aka gace ka Mucucu. Ni agace mu by'ukuri kari karananiranye kuko ubutaka bwaho ntabwo bufata amazi. So nta bundi buryo rero bwashoboka gusibye gufata amazi kuri iki gishanga gihari cya Musenyeri, agatwara metero birenga 5 agezwa ku baturage aho baherereye. Mu by'ukuri higeze gucukurwa vare dams aho hantu, ni bikorwa mu 2016, ariko kubera ubutaka budafata amazi birananirana, hashakisha ubundi buryo bwo gushaka amazi kugira ngo agezwe kuri abo baturage. Ni n'igikorwa abaturage bigize gusaba umukuru w'igihugu ko bagezwaho amazi. Uyu munsi guhera mu kwezi kwa 2 amazi yatangiye kubageraho. Ni amazi avanwa kino kiyaga ajyanwa muri metero birenga 5 agezwa ku baturage bari hirya no hino. Iki kiyaga turimo ni iki ngiki. Iki nicyo ni igishanga kiva muri Rwinkwavu kigaca muri Mwiri kigakomeza kigaca muri Gabiro kigakomeza Nyagatare. So kuvanga amazi arimo hano aratemba. So niho yafatiwe rero kugira ngo ajyanwe hirya no hino mu baturage. Kuri storage ahangaha hari metero kibe 13,000. Noneho ruguru ku bigega harimo ibigega by'ibihumbi 2,700. Bivuze ko iyo barekuye amazi ziyanywa ibyumweru 2, yababona agiye kushishamo bakongera bakarekura, noneho akajya hiri.